Sindi ngwino tujyane ku muhanda hari bigiye kunzanira. Sindi mwana wanjye, urabizi ko ari we mwana wenyine mfite ngira, sibyo? Kandi ni we mwana mfite nkunda. None waravunitse, narora rugo wabaye iki, byagenze gute kugira uvunika? Oya papa, nukuri twose nabyo. Ndakubona ntago wishimye mwana wanjye, ndakwinginze mbwira byagenze ute? Ubundi papa uriya ni mama nyabaki, ubundi ngewe nshaka mama wanjye wa nyawe. Humura pe, ndaza kumukwereka, ariko ndakwinginze mbwira uriya mudamu mama wagufashe gute, mbwiza ukuri. Banza usezeranye ko utazabivuga. Oya humura nta kibazo, ntago ashobora kubimenya, ni ibanga ryanjye nawe, mbwiza ukuri. Ne Sibyo? Anje vaye hano, siwe mpamagara. Niko kubera iki umuntu aguhamagara inshuro zingana kuriya uri kumwumva ntuzi? Nihe mpamvu? Ku buryo ugeza no kurwego usigaye udusiga hanze ukagenda kandi ari we ndi kuvugana nawe. Nihe mpamvu ibitera? Ako papa aretse nkigendera. Ugenda ujye hese ntago ari we ndi kubwira. Bansobanurire igituma ugira agasuzuguro kugeza kuri urwo rwego. Umaze kwibona kumaze kuba inkumisa. Ako mubyendeka nigendere ngiye ko nundi se sinda ari we mwitaho, dore nasigara nyigiyeho ngo se yaje, nundi ndeka mugendere. Niko sindi, ako gasuzuguro kari hagati yanyu mwembi nihe mpamvu ibitera kugira ngo musuzugura? Ariko papa nge warambeshye, none se ko nagiye nkamuhamagara byonyine hari ubwo namwiriye. Ntago yazaga nyigiyeho ngo papa w'umuntu yaje. Ariko murumva ayo matiku muba mufite hano muri uru rugo? Hayinya ahubwo atari igihe atabimbwira ngo papa wanjye bahe. Wabaye se ari wowe unyiyemeraho ngo wowe uri kumwe na mama wanjye, papa wanjye yarantaye. Uranyumvira? Ubuntu bungana gutya bubiri mu rugo nibwo buba bufite itiku rimeze gutya. Umva mbabwire, mwembi muri abana banjye hano mu rugo, ngomba kubitaho uko bikwiye. Urumva? Ikintu nashaka rero nuko nashaka kongera kumva hari umuntu numwe ufite itiku hano mu rugo. Umva, none hanga musaba n'imbabazi vuba vuba. Mugire vuba se. Ntago ari mwebwe mbwira. Ntabanza zinsabe kuko nunsuzugura. Anje mbabarira. Nanjye mbabarira. Sinkazongere kumva muri uru rugo haje nk'icyo kibazo cyerekeranye n'itiku. Mwabyumvise? Bibu bwa mbere n'ubwa nyuma. Mwese muri abana mu rugo. Mwabyumvise? Ndabakunda, ntago nifuza kuba nabona hagati yanyu namwe hari umuntu n'umwe ufite mwitiku. Sibyo? Ngaho mujye ku muhanda, buri wese agura icyo ashaka, kandi mwirinde kugira ute gusesagura. Anje mvuze ngo iki? Twirinde gusesagura. Anje mvuze ngo iki? Twirinde gusesagura.
Akasi mwana bro. Ewa none uyu weekend ni umuti. Ewa na nisi kabisa. Reka nkubwire. Ewa noneho umva weekend nisi. Se kandi noneho. Bimeze bite? Noneho nakuvuga ngo kankubwire. Ubundi reka nkubwire story ukuntu bimeze. Ubundi uri umujama nta n'ikintu naguhisha. Nakuvuga ngo yeruka impamvu ndi kukubwira hari umwana twari turi kuvugana kuri telefone. Uwo mwana duherukana kera zamani byadanze. Duherukana twigana primaire. Noneho ejo bundi nimugoroba kuwa kane ngiye kwa namba narampamagaye. Ariko se sinabikubwiye man. Noneho nakuvuga ngo kankubwire. Ubundi reka nkubwire story ukuntu bimeze. Ubundi uri umujama nta n'ikintu naguhisha. Nakuvuga ngo yeruka impamvu ndi kukubwira hari umwana twari turi kuvugana kuri telefone. Uwo mwana duherukana kera zamani byadanze. Duherukana twigana primaire. Noneho ejo bundi nimugoroba kuwa kane ngiye kwa namba narampamagaye. Ariko se sinabikubwiye man. Noneho nagiye kwa namba narampamagaye. Arambaza ngo usigaye ubahe ngo bimeze bite wamenye se ndavuga oya ntabwo nakumenye. Aranyibwira numva ko duherukana kera cyane tukiga primaire. Ndamaze ubahe arambwira nanjye ndamurangira mbanaha. Noneho mpita ati wareka tugapanga tukazabonana. Umwana ambwira ati sari ikibazo wagize ngo nta kibazo kabisa. Uba wumvuguye ahashashe. Ewa numva noneho ngezaho wumva ko ndi kuvuga ngo ni nk'amanu yamanukiye. Manu yakumanukiye kandi umeruka kera utanamuzi. Ese mwacataga mbimenye? Twari turi gucata kuri telefone. Mbese bo yaguhaye ubufoto washyushye. Ewa yabaye icyuke nisi. Ni nkubwa ngo ararenze ubyumva. Noneho umwana twapanze ko turi bubonana uyu munsi. Twari buze kunsura uyu munsi. Uyu munsi hano ari buza hano ahubwo nimugoroba nashatse no kugukangura kuko twari turi kuvugana turi gucata nyine none harangije arambwira ngo tubonane uyu munsi noneho sinanga kugukangura nyine. Cyangwa niba ndi kumva neza urashaka kumbwira ngo mbe nshaka ahantu mbe ngiye hanyuma musigare mu byanyu mbe ngiye. Ariko nawe wibyihutisha man, reka nkubwire wibyihutisha. Impamvu utari ubyihutisha mbaye ntaramenya ko biri bucemo none ngo urabugiye. Ahubwo reka ngusabe ikintu kimwe, wowe mfasha urumva dutegure mu nzu neza ibintu byose tubishyire ku murongo urumva kugira umwana atatunyuzamo ijisho. Mwana duherukana kera ubu none azi ko nagafashe. Nta kutunyuzamo ijisho ibintu birumvikana. Nkufasha se nkufasha kwitegura ibiki? Wowe mubwira ze ahubwo agufasha kwitegura. Wowe mfasha nk'ibisanzwe, mfasha twitegure nk'ibisanzwe mu nzu twagire fresh ewana ibintu byose. Noneho wowe nushaka ute wigende ariko mfasha man. Wowe muhamagare aze ahubwo mufatanye kwitegura. Ahubwo nijoro nyine turi gucata yambwiye icyifuzo afite. Kirandeba mani. Noneho kirakureba kandi nyine urakimfasha nk'umujama tubana urabizi kuri niga yanjye. Ikintu ugiye kumfasha ni kimwe. Umwana yambwiye ko ari buze kunsura ariko nta tika afite kandi urabizi ukuntu muri iyi minsi mpagaze mpagaze harindimuka. Mfasha nawe urabizi ko ejo wanyitabaza nkakurengera. Ntiwarumbwiye yuko atuye hafi hano amafaranga akeneye nayiki. Mva umwana nubwo yaba atuye hano hepfo yabura gutega akamoto nyine nk'umuntu azi ngo waje i Kigali kera zamani wayakoreye. Akamoto atakugezamo ijisho rese. Ashaka ngahe mbwira amafaranga ashaka nangahe. Noneho wowe umva se ugiye kumpa 2,000 nibyo yambwiye nibyo ndi kubona yategesha. Noneho mpa 2,000 kuri telefone mwoherereze. Noneho umwana azi nta kindi ndi bugusa amaganya yawe ndayazi kabisa. Gusa byonyine tuke niza ashaka aba muri momo genda yamwoherereza biroroshye. Wowe mpereza ubu nimero bwe bwa momo mani nyamusendingire. Uri kubyumva utazabura urubyaro ngo warogewe ngo mbana n'umuvandimwe ngo nashatse ngo kugira gute nkuremere tuke man sibyo. Ukora ibyawe ntaribimba sige mukora ibyawe nta bintu bikaze. Wezana nimero biroroshye cyane bite mwoherereza amafaranga. Wumva saho uwo mwana nicyo kibazo cyonyine yarasigaranye kubura tike ko yari kumbwira ngo nabona tike arahita ambwira nyine gataho ngaho kuvuga n'ugutaruka man nitukazajya twikunda sibyo. Ubushize gahunda twavuganye zanyuze mu gutwi zinguka mukundi utangiye no kubyibagirwa.
ibyo duheruka kuvugana ntabwo byibuka. Mani ndabyibuka. Nese si ibyaba mwana wambwiraga mani. Se hari ikindi kintu duheruka kuvuga si icyo ngicyo? Cyangwa wabitereye aho ngaho uri kumbwira ibikubabaje tu wowe banza ntimuri icyo kibazo. Umva zana nimero. Urumva sinkunda ibintu byinshi cyane. Mwoherereze. Nubundi ndabizi umugiye kwa muganira. Nanjye ndaba nigendeye urumva. Ndagenda njye no muri izo karitsiye wenda ndebe yuko nta nubwo nahazi neza bura nubwo nakubwiraga kuriya. Wenda naza nahamenye namara kuhamenya niki ubutaha wenda tukazajyana mpazi. Sibyo? Nabine ariko rero ubyiteho. Ndabyitaho wowe mani wowe. Ntukazagizana ibintu byo kwikunda. Bro. Reka undi twisoreze siporo. Shakara agaciye muri reka twisoreze siporo twatangiye. Nubundi mani warunyiciye siporo nyine biraho ngaho. Eka genda. Warunyiciye siporo byata. Se we wahagurutse tugataha. Shamba barandumva naninaniriwe ariko sindi urabona ubundi tuzasubira kwiga Kubera siki? kubera iki ngo urabona amezi yose umuntu yicaye azasubira kwiga aziki Wagiye se wiga? njye niga wakavuze gutyo nyine nuko uzi ko nyine dada kwigisha niyo mpamvu mbwira gutyo ngo njye mba numva ntasubirayo kuko n'undi se byose nabyibagiwe. Wagiye se zawe akakwigisha? Mva ko nyine njye nzanyigishe wowe mufite icyo mupfana jya ugenda kwigisha uza njyewe najya nambwa ngo unyigisha ariko sinzi ko ani yaratuyemo hariya Ahubwo se we yagiye? ngo mperuka kumubona pe. Ko se yagiye? Umva we hagarara. Bite utuye muri zino karitsiye? Ntuye muri izi karitsiye. Umwana bita Ani w'inzobe ufite mama we ubyibushye uramuzi? Ani ndamuzi twari duturanye mbere barimuka. Nese bagiye ko naheruka kumubona. Barimutse nyine. Sawa nyine reka nigendere. Umva nari mukumbuye pe ariko urakoze nyine. Ariko se mugore mwiza uru rugo rumeze bite bimeze bite? Wese urumva rumeze gute nyine? Iki kise waba warabuze muri uru rugo? Ibiryo byarashize se? Ni cyo kibazo wahuye nacyo? Ariko wagiye ureka kwiraza Nyanza kuko ibiryo se bivuga ko iwacu ntaryaga no kuryama ye nararyamaga kandi nkaryama ahantu heza. Icyo nabuze wowe mugabo wanjye. Kireka niba ushaka ko nsubira iwacu. Ariko se mugore mwiza nawe reka kujya wirengagiza wigiza nkana. Urabizi neza kuri isi ni ugukora sibyo? Kandi utakoze ntago watera imbere. Ikibazo cy'akazi niko mba nagiyemo sibyo? Uramponderega sinoga urumva ako kazi gagomba gukorwa ukagakora ni inshingano zawe urumva ukanamenya ko nanjye nkukeneye nk'umugabo mu rugo byose ukabikora kandi. Ariko se mukunda ko abandi badamu bashakanye bakagirana inama kuki ubutambwiye ni ukubera iki? Ariko ko numva ntacyo bikubwiye aho sikagaho kari kuwundi gahandurika cyangwa ndaho ndasamye wasanga ufite ukundi wigenza. Ariko ko nakumira nigenza ibiki? Abagabo se turabayobewe. Ubu wambwira ukuntu ushaka kumara amezi 5 uri aho wenyine nta mugore? Ariko se niba numvishe neza ushatse kumbwira ko we byakunaniye ukanca inyuma. Ariko se ubundi ndiruhiriza iki igihe tumaraniye ko muri nta n'umusaruro byigeze bitanga? Ariko se umusaruro ushatse kuvuga iki? Ubundi se tuyobeye ko abagabo muhoramo nabishaka. Umva kwanza reka tuve muri ayo ngayo sibyo? Ndashaka kumenya impamvu ituma utambyarira. Ibyo nkubwiye ntabwo byumvishe se? Sobanurira impamvu iki igihe cyose tumaranye utari wambyarira umwana? Nihe mpamvu bitera? Ariko papa sindi sinibaza ko icyo kibazo wanakimbaza
ari wowe ufite umwana nanjye mfite umwana. Ndumva rero ibibazo atari njye wabiherezaho njye. Mama Anje reka kwigiza nkana. Hano turi abantu babiri ninjye nawe turimo tubiganiraho, nta wundi muntu urimo kutureba. Icyo kibazo ndashaka ko gikemura ukakitaho. Ariko reka ibyo tubyihorere, ahubwo njye ndashaka kumenya ngo mushiki wawe imyitwarire yiwe sinyizi pe. Rimwe aba ari aha ubundi yagiye. Reba nk'ubu ngubu amaze iminsi ntazi iyo yagiye. Mushiki wanjye we mwihorere, ndamuhamagara aransobanurira ndamwitaho. Nawe ariko wite kwa kiriya kibazo. Abo se wagenze gake ukandinda. ahubwo banguka nkubwire ibyo turi bugure. Singiye nkumbuye amasambuza sibyo, ariko hari n'ikindi kintu nshaka. Umva nyiguze banyica pe. Bakwica se bakwicira iki? Kumenya ko tutagomba kwangiza amafaranga, kandi nanjye hari ikintu numva nkumbuye, gusa nuko ndi gutekereza ibindi bintu byinshi. Ibiki se ka? Ubundi se tubanjije tukabibwira papa yabitwemerera tukazaguramo ibyo dushaka, hari ikibazo? Subwo urumva ari uhe mubyeyi wakomera kubika amafaranga? Niyo tutayibikira se bakayatubikira, hari ikibazo? Ariko uri agacucu, ubwo ngubwo se yabitse akahita yagumana ibyo twashakaga ntitubigure. Reka njye ntabyo nshaka. Ngaho wowe genda ugura ibyo ushaka, njyewe ndabanza mbibwire papa, kandi nabinyemerera nzayabitsa Dada, hanyuma nzaguremo. Hari akantu Dada azangurira tujya ku ishuri. Ku bugoge bana tugende tugure ibyo dushaka, ubundi dushaka uzagaruka wabikugurire. Ngaho we tugende ugure ibyo ushaka, njye ndaza kubanza mbibwire papa. Ubundi se papa wawe ntabwo yavuye ku kazi? Ntabwo ubu ngubu yazanye ibifaranga byinshi. Umva muri ibyo ushaka azabikugurira. Ubwo se tubigiye tukabigura, hanyuma twagerayo akatubwira ko nta yandi mafaranga afite, ubwo urumva twabigenza ute? Ubu muri ibyo ngibyo nta kibazo, ariko ubundi reka ubundi tubyihorere. Wenda nanjye nazaguramo ibyo nshaka. Ubundi se Anje, ko wari uri kuvuga ngo barakwica, ni ibiki bari kukwicira? Ntabyo, umva tugende ntacyo. Wema. Injira ntabwo hakinze. We bite byawe? Ahubwo se wowe biti? Urava he urajya hehe? Nagenze ndabona. Arimo se basi? Ubusuri kubona hari uwo mpetse ku buryo waza kumumbaza? Se muko rigadi iki ko numva utoroshye we? Ubwo uri kuvugana nawe uramuzi? Nge arimo nta urimo? Se muko rigadi iki ko numva utoroshye we? Ubwo uri kuvugana nawe uramuzi? Nge arimo nta urimo? Nakubajije ngo hari uri kubona mpetse ku buryo ujya kumumbaza? Uyu mukobwa kanze mbanze byose bibazeyemo. Ema bite? Wanguki? Oya gabanya kuko njye ndi mu rugo. Ahubwo mbwira byo nsanzanira. Agitonde. Agafunguzo. Kereka ni nkoresha ibyo nsanza hamba ari byo mfungura se. Oya, bite. Ubundi wanduye kuva ryari? Ndakubaza iyi ndwara wayirwaye kuva ryari? Oya man, oya rekeraho. Ntugakunda iby'inyungu zawe byonyine, sibyo? Ibyo mbonye birahagije byonyine, reka tubireke.
ibyo nsanze aha umva biranyereka nyine muri we ntacyo reka nta byinshi nshaka kumbwira. Niko mko wowe ngufite izihe gahunda harya? Ibintu ariko ndakurenganya byose niyo mubitera. Sohoka gira ahubwo nkibivuga sohokera hano. Ubundi muri kunkina ibiki? Bande bagukina ibiki? Ngewe hano mamaze iminsi nta nubwo ari umunsi. Iki? Ubusubundi bwayibutsa ko yansize hano cyangwa yahansize atabizi? Ndakurenganya ariko icyo nkeneye umva byose nta kimwe ngushinja. Gira umvira aha nifitiye umushyitsi ujye kuza kundeba mu kanya. Ibindi itonde ibindi muraza kuba mubivuga nawe nayimo sibyo? Mbaho rusohoka ahangaha. Umva njye ntabwo nava hano atagarutse. Nase dukemurana ibyo dukemurana ubundi nanjye mbone ngende. Mu bikemuranire iwawe cyangwa n'ahandi. Reka nze gato.